ubundi yari afite indwara hari iyindi bari barakoze mu kwezi kwa gatatu ngira ngo yari aniveriseri y'imyaka 40 tumaze dushyingiwe, nuko noneho niyo bakoze ejo bundi rero yariyo kwizihiza imyaka 70 yari amaze avutse. Mu kwezi kwa mbere tujya mu bitaro, David niwe wabagayo, yararagayo nanjye nkirirwayo ku cyumweru, noneho Mariya akabura ubwo no mu kwezi kwa kane niko byakomeje. zo kwizihiza ubuzima bwa Asinatwe umudamu w'ibanga, ndetse akaba ari nawe nyina w'aba bana mureba bari hano, harimo abakazana babiri, ariko hari umuhungu wacu nawe utari hano. Yari yifuje kubana natwe hano ariko ntabwo byakunze, niyo mpamvu rero mutamubona hamwe natwe. Ntabwo turi kuvuga ibintu byinshi kubera ko nk'uko babikoze amasaha arimo aragenda, ikindi kandi muri iyo migoroba yose twagerageje kugenda tuvugaho bike bike, ariko uyu munsi ndashaka kugira ngo ugere kuve ku minsi ye yanyu, kuko arwaye mu kwezi kwa gatatu twagiye kwa muganga mu kwezi kwa kane, hari ngira ngo nibwo twagiye mu bitaro. Tugiye mu bitaro twamazemo hafi icyumweru cyose. Ubwo rero tuvamo turaza tujya mu rugo, tugeze mu rugo tubona rwose umuntu ameze neza, ko nta kintu na kimwe cyatwerekaga yuko mu by'ukuri yagombye gutaha, ariko tuza kubona ibintu bihindutse tuza gatoya, ariko mbere gatoya yuko bihinduka, aba bana bagize igitekerezo cyiza, bamutegurira kumukorera aniveriseri. Hari iyindi bari barakoze mu kwezi kwa gatatu ngira ngo yari aniveriseri y'imyaka 40 tumaze dushyingiwe, nuko noneho niyo bakoze ejo bundi rero yariyo kwizihiza imyaka 70 yari amaze avutse. Ubwo murumva yuko ibyo byose babiteguraga mu by'ukuri nta kintu batekereza kindi, ariko nyine biza kugenda gutya. Umuntu ni umuntu, ntawe umenya uko ibintu bigenda, ariko tuvugije kuri twabonaga rwose nta kibazo n'iki na kimwe cyatuma ataha, kuko yari asigaye ashobora no gufata resiponsabite zimwe zo mu rugo akazuzuza, ariko bigeraho ntibiranga. Ku munsi wa nyuma rero ariho ngiye kugeraho, yari yahamagaye umuhungu Daniyeli, noneho amusaba ibintu ngo amuzanire. Nubwo yabizanye rwose ariko bitabikoresha. Muri uko kutabikoresha rero si uko wenda hari yarabyanze, ahubwo nuko yabizanye gusa akabishyira aho ngaho, noneho ashyira akanya, umuhungu aramubwira ati ngiye ntabwo tube hano umwanya munini, utabongeye kugenda kuko hari umwana twiganye, ariko
yapfushije umudamu we none tugiye mu kiriyo ubwo tuba aho ngaho akanya gatoya tumushakira ibintu byo gufata arabifata aragenda amaze kugenda ariko umukecuru nyine tuba dusigaranye aho ngaho mu rugo ndamubwira nti reka rero mpamagare David azi hano kubera yuko ushobora yenda hari kongera kuremba cyane kuko muri ako kanya yari amaze kugaragaza ibimenyetso bigaragara tubona yuko dushobora kumujyana kwa muganga. Ngira David rero araza ageze mu rugo tubana mu rugo amasaha ageze mu masaha y'ine cyangwa saa tanu tubona nanone yatangiye kuzana ibindi bimenyetso bigaragaza yuko tugomba kumujyana kwa muganga ahamagara ambulanse ngo tumujyane kwa muganga. Ntabwo ambulanse yaje nta nubwo yigeze yihamagara kubera yuko twabonaga nyine ko atari ngombwa kugera kuyihamagara ahubwo twashatse ubundi buryo bwo kugira ngo tumugeze kwa muganga byihuse tumugezayo byihuse ariko tumaze kumugezayo abaganga nabo bakora ibyo bashaka gukora byose ariko biranga. Rero muri ayo masaha ya saa tanu nibwo nahamagaye hafi abana bose bababwira ngo baze mu rugo ariko se n'abapima impamvu yabo. Uyu mukazana wacu rero kubera ko ari umuforomokazi yarapfuye ati nubwo mubona bimeze gutya ntabwo twebwe twakonfirma yuko umuntu byarangiye ahubwo konfirmation umuganga turamujyana rero tugezeyo kwa muganga tumugezeyo nka 30 nubwo batubwiye yuko umuntu byarangiye ariko muri iyo minsi nyine twamaze aho ngaho mu rugo yabashije kwitegura byose neza tukaba rero tumuhamiriza mu by'ukuri yuko atashye neza nta kibazo ndetse turi no mu rugo yashingiraga n'aba bana avuga ati nta kibazo rwose nibuka kuri mwebwe ati n'umurwayi bwanjye ntambaye bugufi ati kandi mbese ibyo nifuzaga byose narabibonye. Ubwo rero nta mwenda adutwayeho kandi natwe ntawe tumufiteho. Ubwo rero ni ukuri turahamya yuko atashye amahoro. Ntabwo turi buvuge turi benshi aravugana adafite wenyine kubera ko cyane cyane ari we wabanye nawe mu kwezi kwa mbere tujya mu bitaro David niwe wabagayo yararagayo nanjye nkirirwayo icyumweru noneho Mariya akabura ubuzima. Ubwo no mu kwezi kwa kane niko byakomeje kugenda nta cyahindutse. Ubwo rero David niwe wahabaga hafi igihe cyose amajoro byose niwe uzi cyane cyane n'uburemere bwo kurwaza. Ubwo rero tukaba tumushimira no kuri igikorwa yakoze cyiza tukaba tumusabira ku Mana kugira ngo nawe uzakomeze kumufasha. Murakoze nawe nabona gusa kugira ngo mbabwire Imana ibahe. Murakoze. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi twashyingiye nk'uko Perezidante yakomeje kubivuga. Turashima Imana yabanye natwe kuva twatangira gahunda. Kimwe mu bijyanye n'uburwayi bwa David ubundi yari afite indwara zo twita zidakira kandi zisa n'aho ari nyinshi. Yagiraga hypertension, akagira ikibazo cy'umwijima, akagira igifu, akagira impyiko, byari bigoye n'umutima. Rero byari bigoye yahoraga ku miti, umuvandimwe wabivuze nimugoroba yabahoraga ku miti myinshi. Kuri ibyo rero turahamya tudashidikanya yuko yaruhutse kandi agiye aheza. Twese twifuza kugira ngo tuzabashe kugira ikirenge mu cye. Byadushimisha twongeye kubonana nawe amaso ku maso. Turabashimira abantu babanye natwe muri ino minsi yose itambutse
kuva ku cyumweru kugeza uyu munsi ndetse n'abazakomeza kutuba hafi. Imana ibahereze umugisha, mwitanze mu buryo butandukanye, yaba bitanze mu buryo bw'amafaranga, umwanya, ibintu byinshi. Turashimira cyane hano hepfo mu Cyahafi, ku rusengero rwa Beteli rwo mu Cyahafi, baduhaye ahantu ho gukorera ino migoroba yose yatambutse. Imana ibahereze umugisha, kandi turashimira buri umwe wese wagize uruhare kugira ngo uno munsi cyangwa n'umunsi yose umaze kugenda neza. Imana ibahereze umugisha. Ndashaka kwihanganisha na korali Hoziyana yakoraga umurimo w'Imana, nabo babuze ubugingo. Imana ibakomeze, n'umuryango mugari muri rusange. Imana ibagire neza. Ikindi, hari umuvandimwe wacu utari hano, ndibwira yuko nibishoboka abari ku buhanga bw'ibyuma baza kuza kudufasha byibuze abashe gutanga ubutumwa bwe uko yakabaye yifite. ngo ndumva ari ibyo ngibyo navuga. Imana ibahe umugisha. Murakoze.
Bakungu turaba
Hallelujah.